reka ngusuze kandi mwifurize ibyiza wakurikiye Primo Media Rwanda muri aka kanya. Mu minsi ishize Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yatangaje ko mu Rwanda abangavu 60 ku munsi baterwa inda bari munsi y'imyaka 18 ubwo n'imyaka y'ubukure. Ibingibi bakaba yabisobanuye ashingiye ku mibare ikusanywa hirya no hino mu gihugu. Bigaragaza rero nk'ikibazo gikomeye kubera ko bano bana iyo ubaze imibare muri rusange ufasha abana 60 ku munsi ugakuba n'iminsi igize umwaka usanga ari ibihumbi hafi 22 buri mwaka. Bivuze ko buri mwaka mu Rwanda havuka abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abakobwa babyara abandi bana bagenzi babo y'abahungu n'abakobwa ibihumbi 22. Ingaruka bari nyinshi. Ese kubera iki kino kibazo gikomeza kugenda kivugwa cyane kubera ko ibingibi yabigarutseho n'ubundi mu ihuriro ry'urubyiruko ku kwihutisha ibikorwa byo gukumira no kurandura inda ziterwa abangavu. Ibyo biravugwa ariko ubu ngubu ubutadushobora kuzagaruka tuvuga ati ni 65 ubundi undi mwaka ni 70. Ariko se ingamba zo gukumira bano bana ko bakomeza gutwara inda z'abangavu nizihe, hakorwa iki muri rusange? Kuko izi ni ingaruka ziba zivugwa gutya gusa turabyitsaho kubera yuko urebye umwana uba wavutse yego, ariko si ubwo ngubwo utavutse ibindi byose biba byabaye byo bimeze bite. Nitwa Nayisenga Clement nidiyo bigiye kwitsaho muri rusange, ariko ntabwo ninjye nyine. Ndabona nta wigenera Alexis, ndabona yakenyeye kandi yikwije. Uraho neza? Na amahoro? Na amahoro cyane muvandimwe. Amahoro cyane. Na amahoro cyane cyane. Aba uri mu bantu bake mu Rwanda bavuga ko ari amahoro cyane. Mfite amahoro pe. Mfite amahoro. Buriya iyo ubona wiriwe neza watashye ukaryama, watashye ukarya ukaryama bugacya famiye ukumva nta kibazo ifite, ufite amahoro pe. Karine Jean de Dieu nawe turi kumwe. Ubwo Alex aravuga ngo bukongera bugacya nero bugacya. Iraba amaganya menshi. Nari kuvuga wumva. Alex yana na amahoro akindi. Ngewe ntabwo ari amahoro kuko abantu 21,900 ko baterwa inda mu mwaka. Ntabwo ari amahoro pe. Noneho hari abana. Ari abana noneho bakagombye kuba bari mu ishuri. Urumva harimo abanjye, harimo ba Alex, harimo n'abawe, ibaze harimo n'abudukurikiye cyane. So ntabwo ari byo bintu ari amahoro Alex, nyine nuko abayivuga ngo bakongera bugacya n'ejo bugacya ahubwo bucyana yandi. Hanyuma ntabwo ari ubwa mbere wenda tugiye kuvuga ku ngingo ifitanye isano n'iyi ngiyi, ariko si n'ubwa nyuma kubera ko natwe umusanzu wacu nk'itangazamakuru ni ukugira uruhare mu kuvuga ibiriho mu muryango nyarwanda ndetse no gufasha mu gushaka ibisubizo no kubaka umuryango, kuko natwe nyuma y'uko turi abanyamakuru turi abantu. Turi n'abanyarwanda. Turi n'abanyarwanda mbere ya byose. Kubera ko hari mbere ko umunyarwanda uri umuntu na mbere ko umunyamakuru uri umunyarwanda. Hari ibintu abantu bajya bavuga umunyamakuru kumva ko ari umuntu wenda ushobora kuba uba mu karwa ku rundi ruhande, ariko umunyamakuru nawe ni umuntu, ibyagushyikira nawe byamushyikira. Kubera ko iyo twumviye imibare gutya, imibare ikaba yarazamutse cyane kubera yuko niyo urebye imibare yarazamutse iva kuri 5% igera ku 8% muri 2025, ukabona ko abana bahohoterwa. Hari 2024 kangahe? 2024 8%. Urumva gatatu mu mwaka umwe ni kanini cyane. Umuntu iyo yumva 3% yumva ari umubare muto, ariko kwijanisha na abantu 30 mu bantu 100. Noneho ugaruye kuri ya mu rugo ubwo tugarutse kera wenda tukigira nyumba 10 zarindwi 10. Muri izo ngwi 10 niba warasangagamo abana 5 bakaba barageze ku bana 8 mu gihe cy'umwaka umwe. Kandi ahubwo uko tuvuga kino kibazo cyane kuko hashize imyaka myinshi, kandi nawe nawe wakurikiye inkuru nyinshi cyangwa waranazitaye. Hashize imyaka myinshi rwose leta isa nkaho ishyize imbaraga mu kuvuga mu bukangurambaga bwo kurwanya zino nda z'imburagihe ziterwa abangavu batarageze imyaka 18. Ariko uko ubukangurambaga buba bwinshi ahubwo ni nako wagira ngo ni uguhamagara inda. Yego. Noneho tukibaza ngo yego habaye ihuriro, yego abantu bitabiriye baranasobanura imibare ni byiza, ariko se ko imibare irukomeza kuzamuka, ibaze
tuvuze 20,219 Yego. ubwo nuko twakubye iminsi 365 tutashyizemo wa mwaka wundi ugira 366 reka dufate n'itanu wenda dufate kuko urihuza n'itanu nyuma niyo y'imyaka myinshi rimwe mu myaka ingahe. noneho ukareba abo bantu kare nijabo tubatumiye muri stade Amahoro baba ari 43,800 ijyamo 45. bivuze ngo babandi basigaye bari mu nzego z'umutekano bari muri protokole bari kubicaza neza kuko twatumira umubyeyi n'umwana we. yego muri abo ngabo turi kuvuga harimo n'ababyaye impanga. yego noneho iyo twumviye imibare turacyafite ikibazo, umuntu yumva imibare nk'ibintu biri aho ku ruhande, ariko imibare ni isomo rigoye pe. badive baririmbye iyo ndirimbo biragoye sinkubeshye. ni isomo rikomeye. 30% by'ubwabyo nk'ubwo prince mwegeranye muhe mikora tubwire 30% n'ibindi byari ntabwo mureke idoro 30% nushobora kumenya ngo ni iki. avuga ati ntabwo yaba 30% ugereranyije n'umubare w'abantu cyangwa n'ibintu. Alex wigereranya fata abantu 100 kuri mu 30. ibyo ni ibintu byoroshye wijya mu mibare ngo ugeranye umubare no muba nyine 30% bivuze abantu 30 mu bantu 100. That is it. Wijya mu mibare myinshi niyo mpamvu murabijana baba bagize niba ari abangavu 100 tuba dufite nyine 30 muri bo bagerwaho n'izo ngaruka zihohoterwa rishingiye ku gitsina. nta kindi yabivuze nibavuze ngo niba mu nzu muri abangavu 100 30 muri bo bashobora gutwara inda itateganyijwe y'imburagihe mu gihe cy'umwaka. noneho kare nijabo ubwabyo imibare yo tuyumva gutyo ntabwo tuyikurura ngo tubyiyegereze twebwe. urengo mu muryango w'iwanyu mufite abangavu bangahe ubateranye hanyuma umenye ngo iyo mibare byaba bimeze bite. niba ufite 10 ugahita wumva ko byibuze harimo bangahe 3. yego noneho ukibaza none iyo tuvuziye aba bakobwa tuvuga hano bangavu 21,900 buri mwaka 60 ku munsi, noneho ntabwo kwirengagiza ingaruka ziza nyuma yo kubyara. noneho ibaza umwana wabyaye undi ubwabyo ntabwo ari ibyo kuvuga ngo umwana yabyaye undi ntabwo ari iby'i Rwanda rwose. umwana yakagombye kuba byara undi. imyaka 18 umuntu aba ari mu ishuri. erega hari n'imyaka yo gushaka kumwera mu Rwanda umuntu ngo afite imyaka 21 ngo arabyaye. yego ni imyaka imwemerera koko mu mategeko, ariko urebye igihe imyaka yari iriho wenda wari kureba nuko isi yari imeze, ariko isi ya none rekana nabyo imyaka 21 umuntu arabyara iki kanija. imyaka 21 wabyara sibyo, kubera ko njya mfata nk'urugero rw'ababyeyi batubyaye ku myaka 19 yagombaga yari afite umwana sibyo, kuko na mbere ho wenda ayo mategeko buretse icyo genda kuvuga mu 1970 cyangwa mu 1960 na kangahe nyine we ntabwo babyariraga 19 babyariraga 14 n'itanu gutyo. wenda njyagana ariko impamvu nuko baga batanyuze mu ishuri nukubera ko nicyo gihe uburenganzira bwo kujya mu ishuri ntabwo bari babufite kamere. Alex reka yanishubije yarekana n'ibyo kubyara dutinze ni porogaramu y'aba imperialiste kugira ngo abanyafrika tutaba benshi. icyo cyo muzanakimenya niba twe ababyeyi batubyaye baratubyaraga bafite 14 ubu bakaba barazanye ngo ishuri mukagira ngo ishuri ni ikintu cyiza. oya ishuri ku ruhande rumwe oya riske umuntu wize mwibwira ko ishuri ari ikintu cyiza, ariko umukobwa azagira imyaka 23 akiri muri kaminuza azasigaranye imyaka ingahe yo kubyara 22 kubera ko bajya muri ntuza muri menopause no kwiga ashobora no kuryoherwa ugahita avuga ati ndashyiraho na masters be 25 ndashyira ngomba kuzashaka mfite doctorate by 30. yego akabasigaranye imyaka 15 yo kubyara. imyaka 15 umuntu byaye intangaze muri iyo myaka ntabwo ziba zikiri intanga za nyazo zo kuba yabyara umwana wagira ikizigira nk'icya karema. agenda harimo ibintu rero ibyo bintu buri amashuri ni imwe mu ntwaro imperialisme yakoresheje mu gutuma abanyafrika tutababara bitewe n'integanyanyigisho ubwo rero Alex arimo aravuga integanyanyigisho badukoreye siyo bari bafite iwabo nyine badukoreye integanyanyigisho ubwabyo ishuri ubwabyo ryo ntiryari kuba ikibazo ahubwo ikigishwa mu ishuri integanyanyigisho kuko hari iwabo bashobora no kubona umwana ageze mu wa 3 primaire ari jeni
bagatamukuramo baramusimbutsa akajya muri sogonderi ako kanya. Mu Rwanda turasimbutsa abana mu mashuri mpuzamahanga bibamo. Mu mashuri mpuzamahanga mu Rwanda ibuka umwaka wageze umuntu utarakoze tronco niyo yararimo gatandatu byuzanyemo n'ibindi byo ndabizi ndakubwira marazaniro yo mu cyaro kuko urazaniro yo mu cyaro abana barasibizwaga mu wa kabiri ari benshi akavuga ngo ugira ngo nsibire mu wa kabiri ndasota njye mu wa kane. Ngewe najyanye umwana ku ishuri kumutangiza barambwira yari ishuri mpuzamahanga barambwira ngo uyu mwana arajya mu wa kabiri primaire nari ngiye kumujyana mu wa gatatu w'amashuri y'ikiburamwaka. Bamupimye urwego afite noneho iwabo bafite ibintu. So ibyo bintu rero baguha n'ikizamini kugira ngo ari umwaka uri bamuhaye ikizamini baha agaciro experience yawe umaze ukora. Bamuhaye ikizamini yego imyaka umaze ukora niba ugiye kwiga kaneza bakubwira ngo umaze imyaka ingahe mu itangazamakuru 15 aya masomo n'aya ntabwo ugomba kuyiga kuri modire wenda bari kuziga 30 usigaranye 6. Yego urumva ari wacu Alex ibyo narimo nakubwira nti abantu barimo baratuzanira ibi bintu byo kwa niba mama yarambye afite 14 ku myaka 14 umugore wo mu Rwanda yagezaga kuri ba minani. Yego misago urajya muri za minani misago wowe misago turi kuri 11 umwana wa 11 yitwa misago. Ubu nta muntu ukigeza ari umuntu duturanye babyaye ibintu abantu barabyishimira. Ari umuntu duturanye yabyaye 10 n'abane. Ibi bintu abantu barabyishimira bakumva kubyara muri Afrika ni ikibazo kurenza ko ari igisubizo. Ninde wabyaye umwana akabura uko abaho ariko kuvuga gutyo kubyara no kutabyara niko dusimbutse wenda nitujya kuri iyi ngingo ikibazo so kubyara ahubwo nanone yabyaye akora kuri mwana ntabwo abyara urumva kanijabo ibyo bya kera yabyaraga yashatse mu buryo buzwi ntabwo ari yamfizi y'akarere kuko nabonye na muganga muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu akaba yagaragaje ko umugabo umwe ashobora gutera indi 1000 ku mwaka. Muganga Dr. Cyprien Iradukunda umuganga muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu mu bumwe yakanguriye umuryango nyarwanda cyane cyane abagabo kwitwararika kuko uruhare bagira mu nda zitateganyijwe cyangwa inda ziterwa abangavu ari runini cyane kurusha ndetse n'abangavu bwabo. Kuko ravuga ngo mwebwe mufite urufunguzo Clement dufite na societe wenda ku rundi ruhande bivuge idaha agaciro kwigisha umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu icyarimwe no mu buryo aho ngaho niho tugiye gushima kuko turi kureba ngo imibare ko kigenda yiyongera tukayihamagara ahubwo dufite societe idaha agaciro kuvuga ngo inda itateganyijwe ni indaki iyo bakayigisha umwana w'umuhungu bakanayigisha umwana w'umukobwa at the same time bigisha uruhande rumwe abenshi ko n'umuntu ufite abana mu rugo atubwire niba ari n'umubyeyi abana be yaganije kubijyanye n'imihindagurikire y'ibihe bitewe n'ubuzima bwabo ko bagenda bakura. Niba umwana yarageze mu gihe cyo kugira ukwezi yaramwicaje akamubwira ati hari impinduka zibaye ku mubiri wawe uzajya bigenda gutya ni buri kwezi kubera ko hari n'abana biza rwose batarajya no muri amasomo mu mashuri ku myaka 9 8 akaba yatangiye kujya mu kwezi. Noneho ukamuganiriza akajya ajya kugura padi nubwo nawe uri umubyeyi wigura buri kwezi uko azajya yitwara n'iki ni bake banabikora ariko byuzo umukobwa uramuganiriza ariko si umuhungu wiroteyeho yangimbi musaza we nawe waramwicaza uramuganiriza gutyo. None se niba umukobwa yaricaranye na nyina akamuganiriza ubwo se yicaranye na kagahungu ke oya Clement turakana afite ikibazo cy'umubyeyi urera ari umwe. Akenshi usanga ababyeyi ushobora gusanga ari mama ari kurera hungu nakobwa icyarimwe kandi mu rugo harimo papa. Ahubwo ni nako bimeze kenshi. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA.
niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07 74 no kuri website wa@futuremobilestore.rwa. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Arera hungu nakobwa icyarimwe mu rugo harimo papa ruwo kuza ngo ariko ngo mwebwe ngo mwakoze ibi nibi, arinjira mu gakangara akanga atagira ati sibyo, kandi ari umupapa yakaba yicaza wenda hungu akamubwira ati mwana wanjye n'umuri bimenyetso ibi niba uzamenye ko kabaye. Urabizi ko mfite abana b'abahungu n'abakobwa nabwiye abahungu nti ukimara kugira imyaka 2, imyaka ifite imibare 2 10 namwana kaba kabaye my friend, kuko nanjye ngomba guhindura imyitwarire, nanjye mfite imyaka ifite imibarwa turangana mita bimubwira ko kanya ndabambwira ni ibintu bya anniversaire hagarikiraho, ibyo ni ibintu byo mu cyaro uzongera kubyikorera wowe ubwawe wabitekereje. mita bimubwira barabizi bose uretse gahungu kamwe wenda nakandi gakobwa kamwe bataragira mu mibare 2. iyo ugize imibarwa ubundi 2 mu myaka yawe kaba kakubayeho. Ibyo ni ibintu twe twakuze tuzi. Yego, ibyo ntabwo ari ibintu ababyeyi bundi bakwiye kukubwira. Niba umubyeyi afite 42, yego, nangiye kwitangaho urugero rw'iyongeyo mfite. Niba afite 42 urumva, nawe ufite 11 ni urugero. Ni imibarwa 2. Yego, kaba kakubayeho. Rekana n'ibintu by'imikino. Rega impamvu turi kubivuga nuko umwana ubwo imibarwa 2 yageze muri segonderi, abenshi niho abari kubarirwa. Yego, abenshi bo muri iyo mibarwa 2 rwose wenda agira 10 akiri wenda hasi mu wa 6 mu wa 5 11 12 mu wa mbere segonderi. Muza ndengo nini turayisanga iri muri segonderi muri iyo mibarwa 2 y'abana. Ukazagenda ukadinda ugera mu wa 6 ugifite 2. Ukazarinda upfa ahubwo kenshi ufite imibarwa 2, kuko benshi bapfa kuzamira abagira 3. Reka tuvuge 99. Abagira 3 n'imbarwa. Ariko reka dufatire 9. Yego, 9 imyaka 2 igusiga yakujyanye. Yego. Hanyuma rero abangavu cyangwa ingimbi ngo ni ikiraro hagati y'ubwana n'ubukuru. Ibyo bikagaragaza ko iyo utitwaye neza muri icyo kiraro kikuvana mu bwana n'ubugimbi n'ubukuru, bikugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwose. Ibyo si nibiki?
rekana n'abo bantu ibintu bari kuvuga ni bwabo rero uri kugarukaho cyangwa icyo umubyeyi agomba kwigisha umwana ubibye mu mwana nicyo usarura utabibye muri ya mibarwa wavugaga aho ngaho nutamumwigisha muri ya mibarwa ibiri iyo atarageza wenda 18 reka mvuge ni atarayigeza ngo umusobanurire umubwire niho rero azangirikira muri wanakerewe ubundi ngo umwana yigishwa atarayigeza none se ibyo ni bishya umwana yigishwa ni biki bishya uzanye ndashaka kumenya ibintu bishya muri kuvuga si bishya ariko kwiga bimeze nko kwiyuhagira duhora twiyuhagira kugira ngo tutanuka nyine ni ibiki bishya hano rero uvuze none se si bishya none reka turebe si bishya nibyo turi kwibaza natwe kuki imibare noneho tumeze nk'abari kuyihamagara iyi mibare turi kuvuga y'abano bana b'abanyarwanda nkuko muhara muhamagara ibintu mubyita bishya uri guhamagara ibintu byita bishya ninde utazi ko iyo myaka ari imyaka nyine ubundi Geregisi yaravuze ubundi umwana kwiga neza agomba kuba ari munsi y'iyo mibarwa ibiri nta kibazo yarengeje iyo mibarwa ibiri ngo nubwo biba byanarengeranye sosiyete nyarwanda nyinshi iracyafite ikibazo cyo kugira isoni kubwira umwana dore n'ubu nshobora kubivuga kanije agahita ambwira ati ibyo bintu isubirana ijambo ryawe ariko nanone dufite na sosiyete wenda barimo bisoni ariko hari n'abandi bashize isoni erega nabo bana tuvuga nizo ndabaterwa ntabwo umwana yiterwa na mwene wabo w'umwana ayiterwa n'abapapa nibyo nise gushira isoni abagabo bakuru wowe hari umuntu nkunda cyane avuga amagambo ariko ukayafata nka komedi ariko ari amagambo y'ubwenge badasesengura abantu ngo bumve abantu ntibasesengura yitwa mana mfasha mwibuke yitwa ndero ko mukunda aba ku mihanda yahese aba ku mihanda yo kwa Irene yitwa tonalite good tonalite yavuze ngo ikintu kizakwemeza ko wakuze ni igihe umwana wabwiraga ngo mbari kariso uzaba uri kumubwira ngo yikuremo nkunda kwifatira nk'urugero ureba umwana nyine hari umwana tuziranye hano sibyo wirirwa uramufata ukamubwira ati ambara ndabona batakwambitse pampa cyangwa fata umwana w'imyaka 2 aje uramubonye ufite imyaka 30 sibyo uramubonye ntiyambaye agakariso n'ubwo genda bwira tante nakwambika agakariso bwira mama kwambika agakariso ukwera icyo uri kumubwira hari ibyo uri gushaka kumurinda sibyo agize 18 ufite 58 kuko ufite 48 kuko afite 30 afite imyaka ufite 56 kuko afite 30 afite imyaka 2 agize 18 ariko utangiye kumuha kaributi kuramo niba udashobora gutekereza ufite imyaka 38 ushobore kuvuga ngo ura n'umwana nubwo afite 18 ariko n'umwana aho se cyane muganga Spire yavuze ko umugabo ashobora gutera abana cyangwa se n'abagukobwa abagore igihumbi kubera ko Spire yarabivuga we ari guhera ku gihe umukobwa ashobora gusamira kuko umugabo ntago ashobora gutinya kuryamana n'umwana ariko ya minsi y'uburumbuke yes ku myaka 12 wari uduhaye urugero rw'umwaka n'abajya mu 9 yes kandi ni ingero nyinshi ejo twakoraga ikiganiro tuvuga ngo sogokuru mwarimu runaka bose kuri ki ku bana twabuze aho dusiga umwana akabatekanye icyo twashaka ngo nihe twasiga umwana rero abantu sosiyete nyarwanda tugira icyo kintu cyo kugira isoni cyo kumva ko kujya kuganiriza umwana nturi kumubwira impamvu agomba kwambara ikariso natwe ababyeyi ntushobora kwicarana n'abana babwire ngo rererere gutya na gutya gushira isoni rero Alex nguciye mu ijambo dushira isoni ku bintu bitari ngombwa Clement nukuvuga ngo nyenshira isoni ku mwana wawe ariko ku mwana wanjye sinshira isoni nibyo ngiye kuvuga wagira ngo wareba ibyo ndi kuvuga kubera yuko hari uva mu rugo iwe abe yabigishije yagera ahandi kare n'ijabo akararika ingogo ntacyo reka nkubaze mwaritse tukigirira abaturage benshi oya ikibazo umva akarinija ikibazo nagara abaturage benshi kugira abaturage benshi bariho batariho no ngewe ikibazo cyo kugira abaturage benshi cyangwa ni cyaba n'igisubizo ku gihugu muri rusange ariko abaturage kuri inde bariho oya Clement ntabwo arimo aravuga we reka tugenere mu mujyo we reka tugire abaturage benshi bakomotse kuri bano bana babyaye imburagihe kuko niko turi kuvuga ko arimo aravuga ko ibi ngibi barimo aravuga ngo reka bororoke ariko none uyu mwana byabaye ari amahitamo kuko ashaka kororoka byabaye amahitamo ye umwana yabyabayeho ate uyu munsi bien sûr kubera ko bano bana kwa muganga imibare igaragaza yuko
abasaga 30%, 38% ngirenga imibare ku ijana nibo bagwingiye. Mise nibuka rwa rugero none bibaze kanije aratubwira ngo tureke abana ngo twororoke, kandi 38% y'abana bavuka muri buno buryo aribo bagwingira. Nagwingira reka nkore bitekerereze yizakomeza we tujya tuganira wenda bitane no muri studio akubwira nti dore ibibazo wenda muri societe ahantu ngenda mbona sibyo. Abana benshi bafite imirire mibi mu bigo by'amashuri, n'abana batabana n'ababyeyi mu rugo, araza aheruka ibiryo byo ku ishuri, ubwo akabona akawunga n'ibishyimbo cyangwa n'umuceri n'ibishyimbo, rimwe na rimwe ku kigo kimeze neza kigashyiramo dodo. Umwana niryo yizo yazayikura he nagera mu rugo iwabo, nagira amahirwe arabona hajya gukura ikijumba cyokeje, sibyo, cyangwa agihe cyenya ryame mu gitondo abyuka ajya ku ishuri. Uri kumva icyo kintu kubera ko mama we yibera mu buraya, yarayiyo umwana ageze igihe cyo kujya ku ishuri, mama we ntaho hari. Mama we yagiye umwana atarava ku ishuri, umwana aratashya buzi icyarya, bakubitana wenda muri weekend handi aba yaraye wenda yanasinze akavuga uti nguzi ko mfite umwana. Urumva ibyo bintu nk'ibyo, ibyo byose bituruka muri ubwo buzima bw'abo bantu bisanze baratwise batagejeje igihe, bagahura n'ikibazo cya societe nyarwanda cyo kubirukana mu rugo, kuko abana benshi bagiye birukanwa mu ngo kubera gutwara inda igihe kitageze, yego, cyangwa kubyarira mu rugo, akisanga yagiye kuba imaraya muri quartier runaka atari yabo, ngo reka ngufashe urere wa mwana agahita amushyira mu ndi cyane. Noneho ubwazo izo ngaruka turi kuvuga imibare, impamvu navuzaga nti imibare tuyirebera aho ngaho ku ruhande. Noneho ibaze bana turi kuvuga 21,900 buri mwaka babyara, turi bana 60 buri munsi baterwa inda. Noneho twibaze ese noneho abandi basigayera bari muri icyo cyiciro, hari abahohotewe batari bari mu gihe cyo gusama, hari abahohotewe bakajya kwa muganga bagakoresha izindi metode zindi zitandukanye zibabuza gusama. Noneho uteranyije iyo mibare ntitwasanga iki ngiki ari icyorezo mu bindi, ahubwo gishobora kuba cyafatwa nka za ndwara kwa muganga mujya muvuga nkamwe Alex muri ya domaine yanyu ngo indwara zititaweho. Irego ni indwara zititaweho, ariko ni icyorezo kitareba u Rwanda gusa, ni icyorezo kireba isi yose muri rusange, kuko iki ntabwo ari ikibazo dusanga mu Rwanda gusa, ni ikibazo dusanga mu bagabo batuye isi yose muri rusange. Urufunguzo rufitwe n'abagabo nk'uko muganga urufunguzo rufitwe n'abagabo. Spiriye bari mu bantu buriya nemeye bavugishije ukuri. Spiriye rwose yabivuze kuri urufunguzo rufitwe n'abagabo. Ikibabaje ejo bundi hari cya kiganiro cyaho tugomba gusiga umwana, hari urugero wazanye rw'igisenyi, ni karisha bari kwa ruzanye ndatekereza ngo rw'igisenyi rw'umusaza wabwiye umugore ngo ngiye muri mission, umwana nabwira mama we ati ngiye gusura mushiti wanjye tujye muri birthday. Bageze igisenyi umwana akubitana na se, bararebana baravuga se ninde uri buze kuvuga kwa mama ngo nahuye na runaka twahuya, kandi bose bamubwiye ngo twari tugiye muri ibi nibi. Urumva uwo mwana w'uwo mugabo yagiye yisanze igisenyi yatumwe n'undi mugabo, yego, n'uwo mugabo yisanze igisenyi yatumiye abandi bana. Uri kubyumva? Urufunguzo rero rufitwe n'abagabo. Mugabo icara hasi utekereze uvuga uti mbese arakantu ni Imbuto Foundation yakazanye, fata umwana wese nk'uwawe, yego, iyo siroga izagaruke, noneho nibayivuge mu kanwa ahubwo ishyirwe mu bikorwa. Kubera ko urareba nyine ubwabyo nk'ubu biravuzwe iyo mpamvu uvuga imibare, kuko ngiye maze imyaka myinshi rwose nk'imyaka 7 nkurikira ibyizi nkuru umunsi ku munsi mbireba. None ukareba ugasanga twari tuvuze nyine abo bana ibyo mibare muri nyirizina, none ubaze uteranyije abo ngabo bano bose mu 21,900 barabo ngabo bahohotewe batari mu gihe cy'uburumbuke, barabo ngabo bafashijwe n'izindi metode zindi zo kugabanya ingaruka, abataragize ibyago byo gusama bitewe n'uburyo bwakoreshejwe ubwo ari bwo bwose. 21 n'abagize ibyago, abataragize ibyo byago rero, ubwo abataragize ibyo byago haba harimo abatari bari muri icyo gihe cy'uburumbuke ndetse n'abandi wenda bagabanyije izo ngaruka, kuko kubyara ubwabyo uri umwana nta muntu wakwifuriza umwana we kuri iyo myaka ko abyara, ubwo nawe oya n'ikimenyimenyi yakubyariye mu rugo bomba uramwirukana, ahita baruvumwa, niryo jambo ryiza bakoresha. Noneho ukareba izo ngaruka uwo mwana aba ari mu gihe cyo kwiga, benshi bahita batakaza ishuri, ahita baruvumwa mu muryango nyarwanda, bihita biba inzira n'umuyoboro w'ibibazo uruhuri. Noneho nkibaza Alex ko ibintu bivugwa cyane, ko ubukangurambaga bukorwa, kuki imibare irushaho kwiyongera?
ko imibare irushaho kwiyongera, ubukangurambaga burakorwa, impuruza ziratangwa, buri munsi tugira n'ubukangurambaga bw'iminsi 16 mu kwezi kwa 11 gutyo kugeza mu kwa 12 iminsi 16 n'intuza bari kuba hirya no hino ku isi. Izi mbwirwaruhame zigenda zihabwa cyane ariko kuki imibare ikomeza kwiyongera. Ibaze dutumije abantu muri stade Amahoro bakuzura stade Amahoro, abana badafite base bazwi, imibare ikomeza kwiyongera. Hari ikintu leta y'u Rwanda yigeze gushyiraho gukurikirana aba bana bose barazwi, sibyo? Abana bose barazwi mu midugudu batuyemo, raporo niyo mpamvu zihari, n'abagabo batera inderega baba bazwi. Hari ikintu rero bigeze kuzana bati umugabo niyo warayimuteye mu 2020 ni icyaha kidasaza. Twabonye gitifu wo mu ngororero rafungwa, ubu ni icyaha kidasaza kandi gitifu yashize imyaka 10. Yego, uwo mugabo wateye umwana inda bamukurikiranye uko niyo yabaragiye i Buganda, reka rivugira urugero, niyo yabaragiye muri Buganda akagaruka, nafatwe ahanwe, nahanwa krema uzajya ubona umwana utarageza imyaka 18 ubabwe, kuko urumva kugira ubumuntu bwo kuvuga ngo reka nsigasire umuryango. Ndabona Karineza bari ko tabyumva kimwe nawe azunguza umutwe, reka nsigasire umuryango nk'ibisanzwe, reka ndinde umwana wawe nkuko narinde uwanjye, byaranze. Ubwo butabera nibwo bugomba kuza imbere cyangwa ubumuntu nibwo buraza imbere, kandi tubona ko umuntu ntabwo dufite twemeye ubutabera, bwaranze, reka twemere ubutabera. Alex, ikintu uri kuvuga gitandukanye natangiye mvuga ngo societe yigisha umwana w'umukobwa kurenza uko yigisha umwana w'umukobwa n'umuhungu cyarimwe. Kwigisha umugabo n'umugore, kwigisha umuhungu n'umukobwa at the same time, bakagira common understanding, imyumvire imwe ku buzima bw'imyororokere. Mbere na mbere wowe kurinda mushiki wawe, nawe kwitwararika kuri mushiki wundi. Nibyo naho ubutabera se buke muri cyo kibazo. Ubutabera buza ko abantu barafunga mani, niyega ibyo uvuga nibyo nanjye kubera yuko niba twabonye Spirit yavuga ko umuntu umwe ashobora gutera abana abakobwa 1000 Clement, muzabafunga ariko ntimuzabamara. Urumva the issue is, ariko nanone harimo kugabanya. Oya buretse ni mubigishe muzabamara, no ubutabera budatanzwe bwo ntabwo butanga ikintu. Oya nanjye ntabwo ndi kwanga ubutabera, njye ahubwo ndi kuvuga wowe ukunda kuvuga Clement ngo abantu babona igiti cyumye bakajya gutema amashami mu mashami, ariko se kwitaba similitane, njye ndimo ndabajyana mu mizi ngo bijyanirane. Duhana bakoze ibyo ntabwo ibyo bintu tubarebera izuba, ariko tunigisha ubwo buryo uri kuvuga. Yego icyo nicyo, kubera ko turavuga 2021 tubajije minisitiri w'ubuzima Sabe cyangwa Ribu cyangwa ubutabera cyangwa Meje Prof minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, ngo ko mutubwira 2021 by'abana bana mufite muri database zanyu ababateye inda barakurikiranwe mu 2021. Oya ushobora no gusanga ari 30 na bingahe, kuko umugabo umwe ashobora gutera inda abana barenze. Ibyo twari tuvuze na Cyprien yavuze. Ariko ubutabera nabwo haracyarimo icyo mu butabera. Reka n'ubutabera, erega Clement, dufite societe mu Rwanda ubu nuko turi kuvuga inda ziterwa abangavu cyangwa abana bakiri bato. Tugiye muri domaine zose mu Rwanda, abantu bashyize imbere amategeko kurenza uko bashyira imbere kwigisha abantu. Rwanda twaragize kwira, ntabwo icyo kibazo cyo kwigisha no kutigisha ntabwo cyabaye ikibazo gikomeye. Ntabwo ari ikibazo cyo kwira. Mu Rwanda turi abantu ngo bafite ngo amategeko menshi, twigize ngo abantu amategeko azaho kwirara. Impamvu mbyise kwirara, burya amategeko ushobora kuyashyiraho ufite icyo ugamije, ariko noneho societe zacu nk'abo ngabo batuzaniye amategeko bo mu burengerazuba na Amerika, amategeko tunabona turi gukora ubushakashatsi dukora ibyegeranyo siyo bakoresha iwabo mu gihugu muri cases nyinshi bahuye nazo. Reka twigaruke, ariko noneho natwe twagombye kuba dufite uburyo bwacu bw'imihanire atari gukurikiza ya mategeko twashyizeho ngo tubashimishe. Byatangiye uretse Alex, byatangiye icyitwaga icyaha mukitwa icyaha. Mukitije attention, mwe mwatangiye icyitwaga icyaha. Abantu umuntu yafataga umwana ku ngufu akavuga ngo iki kintu si icyaha, bakaguhana, si ibyino n'ibihaba, iki kintu si icyaha. None umwe muzanye Bibiliya mukita ngo icyaha. Sasa muri abantu b'abaturage urumva amategeko yagiye kuzaho, abantu bize bakaminuza filozofi, urumva amategeko yajeho kubera ko ubwo bumuntu bwari bwabuze Clement, sibyo? Ubwo bumuntu bwarabuze, niyo mpamvu nabwiye niyo ndi kubwira Karijabo ngo ubu ngubu dukwiye kuba dukurikiza itegeko. Wa muntu wafashe umwana ku ngufu, wa muntu wabyaje umwana undi mwana agahanwa byihanukiriye,
sibyo ku buryo bibera n'abandi intangarugero muri ibyo 2021 rega iyo tugira ubumuntu 2021 ntabwo twagakobya kwa turi kuyibona sibyo ni 2021 igisubizo nabyo birimo no kwimika niyo ndagaciro y'ubumuntu kuko indagaciro y'umuntu nushakira iri mu buzima bwacu bwa buri munsi mu ngeri zitandukanye abanyarwanda ntawe dufite. Alex ari kuvuga ngo umuntu bakamuhana byihanukiriye. Alex ko umuntu wishe undi ari burundu abantu barigiye kwica abandi herega hari ntabwo abantu barekeye kwica abandi ariko urugero bicaragaho buretse urugero bicaragaho ni wowe bakicanaho ngende umuntu muri kamere utemera gushyiriraho abantu igihano ndi umuntu wemera kwigisha iyo byanze erega bari kwigisha abantu byanga reka nkwereke igihe wahereye wiga byaranze buretse nkwereke abana bawe ntibize mama wawe ntiyize iso ntiyize sogokuru wawe ntiyize kwiga ibintu bihora uretse nyine nkubwiye uretse gato tujyanire neza umuntu uramwigishije hakizeho ubukangurambaga bigenze bite barakwigisha fata umwana wese nk'uwawe bigire gutya bikore gutya ariko turacyabona 2021 none ubareke no guhanwa nabo bagaragaye tubigisha reka iyo gahunda yo kwigisha ntihagarare sibyo uretse ko batangiye kuzana database uyu munsi imbere bari 5 na iyo gahunda yo kwigisha wiyihagarika komeza wigishe ariko nakoze ikosa umuhane Alex ntabwo ngewe wakoze icyaha ntabwo nge nigeze mvuga ngo ntibahano wakoze icyaha oya bamuhana ubwo cyane ariko ikibanze nge mvuga ni ukwigisha abantu nibyo uvuga nibyo kwigisha ubwabyo kwigisha biruta kwivuza umwana w'umuhungu agakura azi ko mushikiwe ari ntakorwaho n'umwana w'umukobwa agakura azi ko n'umubyeyi kubera ko abenshi n'umubyeyi agakura oya niborega baba babyeyi abo bana nibo babyeyi even turebye no kuri abangabo turi kuvuga 2021 aba bateye inda benshi ni ababyeyi mu ngo zabo wiba umubyeyi mu rugo iwawe umubyeyi w'umwana w'igihugu. You see, so Alex nk'ubushobora kumbona ndi kumwenda n'ura mukobwa wawe turimo tugenda kuvuga ati rwose uramujama ari kugenda n'umukobwa wanjye gute umukobwa wawe afite imyaka 7 turimo turagendana ukibaza uburyo ni kugenda n'umukobwa wawe bikagutangaza ariko hashobora kuba ari possibility ebyiri possibility ya mbere ni ukuba ndimo namwana rero mwana ntabwo ari byiza ko wari uri kurya amapera yo kwa Krema ubutaha ntuzongere kuyarya. Possibility ya kabiri ushobora gutekereza ko ndimo ndashuka umukobwa wawe at 7 uri kubyumva wowe ushobora kuza uhubagurika ukambwira uti we bite kuri kumwe nanjye kumuvuga isina kuri kumwe na mukobwa wanjye bite ariko nkubwo ndimo ndamubwira ngo atoya ntuzongere kubera ko no mu Rwanda guhana umwana utari wawe byabaye tabu kirazira si byabaye kirazira ariko ntabwo bavuze ngo umwana erega kubwira umwana guhana umwana ntabwo ari gufata umunyafu ngo umunyuzeho. Alex ndimo ndahana umwana wawe mubwira gutyo mu neza hamganire wa mwana we buri gutaha mu rugo reka nanjye ntashye hano bareka nanjye uva mu ndatemwa wenda abantu bazi mu ndatemwa barahazi reka tugende tuganira wa mwana we ntabwo ari byo wari kugera gutegura ubonye mfasha umwana wakaboko watekereza iki kubera iyi societe yacu amaze kwangirika nshobora kugutekera kuko niba mfite umwana ufite imyaka 11 w'umukobwa nkakubona n'umugabo ndavuga turamugabo ari kunshukira umukobwa sinshobora no gutekereza kuri kumugira inama kubera icyo kibazo nyine cya societe yacu yamaze kwangirika sibyo kuko sinkikubona nk'umuntu ushobora kumera umukobwa uburere ahubwo ndakubona nk'umuntu ugiye gukora iki ugiye kumushuka urumva niba umubyeyi ubwe ashobora gufata umwana ku ngufu twabonye Clement twabonye umugabo ngo yaryamanye n'umukobwa w'umugore we nje nshatse umugore musanganye n'abana babo none urazana ngo ibyo biroroshye Alex nta kibazo umuntu ashobora kuryama n'umwana we bakabyarana urumva kuba yara mu mugore we barahari nanjye ndabizi yabanje kuryamana na nyina barabyarana arangije ashaka n'umukobwa we barabyarana wibaza isanuro rishaka ry'abo bana bafitanye bamwe na bamwe rero Karija barambaje kukwizera bizagorana kubera iki kubera ko societe yacu yamaze gupfa yarapfuye ahubwo ikiza igihe nanavuga niba urumva ya gahunda yo guhana babagabo sinzi niba yarahagaze
nibayikomeze oya barahana ahubwo bashyiremo imbaraga na sosiyete ishyiremo imbaraga ku mudugudu abantu babazwi n'urwanurwa wese bakore ibyo bizamini bashyiremo ubutabera kubera ko umuntu umwe yagize imfizi y'akarere hari uwo muri ibyo 2029 ushobora gusanga hari ufitemo abana 10 buri mwaka cyane rwose. none izo ngaruka zizaza kuri uwo mwana gutakaza ishuri gucikiriza amashuri ntiyige wa mwana we uzakura mu buzima bubi ingaruka ni nyinshi kuri uwo mwana kuba ruvumwa kwitakariza icyizere agahinda gakabije uraza gusanga ari niho hava aba bantu benshi biyahura tugenda tubona kuko arareba akabona nta kindi asigaranye kandi siko twese twakira ibibazo kimwe noneho nta bundi buzima asigaranye avuga ati okay kwishamana no mina tukava noneho no mu bintu by'amagambo gusa kuko urumva ibi turi kuvuga uyu munsi byaravuzwe muri iyo myaka yose ishize tureke kubeshyanya nibuza kuvuga imbwirwa ruhame nziza utekereze ngo ibyo uvuga ubishyira mu bikorwa nawe ngaho iwawe wikebuke ntukajya uba ari umuntu wambaye neza usa neza ufite amafaranga kuko no mu bitiza umurindi na bino n'abantu bafite amafaranga bafatirana n'abana bafite intege nke umwana uramubwira ati ariko kuki usa gutya ukaba udafite ka telefone kuki se wumva ko uwo mwana wamusambanya ukamutera iyo nda ukamwonona kugira ngo muhize telefone muhe udufaranga nawe uri umubyeyi gito ntabwo wagombye kuba witwa umugabo nuko ubakubona ugenda uri umugabo nuko bakubona mu ipantaro bakagira ngo uri umugabo naho bundi nta kintu kiba kiri ibintu byo kubeshyanya bitari ibyo ngibyo tuzahora tuvuga ngo imibare yazamutse mu Rwanda nta kibazo dufite ku mategeko mugani wa kare n'ijabo ni menshi ubushakashatsi nabwo burakorwa ariko se nyuma y'ubushakashatsi hakurikiraho iki niho cyo kibazo tugifite uyu munsi kuraza gusanga ku mibare buri mwaka meneje profile zikatubwa ngo ni ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kandi bayakoranye na minisante n'ivanira mibare kuko abana benshi muri bariya tuvuga baba bavukiye kwa muganga n'abatavukiye kwa muganga abajyanama mu buzima batanze raporo kwa muganga babageraho bagatanga iyo raporo none ukavuga ngo iyo mibare tugenda tugira kuki imibare ikomeza kwiyongera ibyo byose ni nko kwicara muri gacacu bwabyo tugacoca amagambo kugira ngo dusubize ibibazo dufite kino kibazo nkubwira Alex kuntu gihagaze ntabwo byagombye ubundi kuba umunsi wira tutabonye ubutumwa buduhwitura noneho nyakubwirwa akavana bwa butumwa mu magambo akabushyira mu bikorwa bitari ibyo ngibyo tuzakomeza kugenda tubeshyanya tuzageza 2030 tuvuga ibi tugeze 2040 tuvuga ibi ubwo 2050 twaba tumaze kuba abasaza ubundi ibaze noneho abato tuzaba tureba tuzaba tuvuga iki ni ikibazo gikomeye ariko uko bahwitura ababyeyi abana ko bahwitura abana kuko nanone ushobora gusanga abo bana ntabwo ngiye ibintu muri sare mbyemera ngewe ibintu byo guhwitura ababyeyi muri sare baba hwiturire hwitura ababyeyi muri sare wowe muri sare se haje bangaje Alex na Crema mugomba kuba muri mu murongo wanjye nkuko nabumvise wo kuvuga ngo abantu abagabo cyangwa abana b'abahungu bigishwe paraleloma n'ab'abakobwa tube muri sosiyete izi icyo umukobwa ari cyo izi n'icyo umuhungu n'umubyeyi aba umubyeyi w'umwana we n'umwana w'abandi yego niba wowe ugeze ku mwana wawe ko buri intare n'umurebye akajisho avuye ku ishuri ritarema iyo ukuze uzi ngo umukobwa ni iki avuze muri sosiyete niwe mugore w'ejo niwe gihugu cy'ejo hanyuma ukanakura uzi ngo umugabo ni iki muri sosiyete icyo avuze ni iki n'icyo abifite z'uturere se nta bantu uzi bafite n'amafaranga ntabwo bishoboka wumva abantu bagenda banuganuga turiya ntabwo byashoboka Crema ntabwo byashoboka turamutse dufite iyo sosiyete dufite sosiyete yamenye icyo umugore ari cyo muri sosiyete nyine kwiga nibyo cyo bivuze kubera ko n'ubu ngubu nibi turi kuvuga nabyo ni byiza kuba n'iyi mibare itangazwa n'ubwo burenganzira abantu batangira kuvuga ati bwubahirizwe umwana ku myaka iyo ngiyo ntabwo yagombye kubyara ibyesire tuzakomeza kugenda tubigaruka muri rusange reka ngushimire Jean Dodier Kanijabo kwagize uruhare muri iki kiganiro nawe Alex ntawigenera nawe reka ngushimire cyane akoze cyane Crema reka dushimire kandi n'abari badukurikiye muri kiganiro nawe ushobora gutanga igitekerezo icyifuzo inyunganizi kugira ngo twese dufatanye mu kubaka umuryango nyarwanda uzira ihohoterwa rishingiye ku gitsina inkuta cyangwa dare ntibikomezwa n'ubwoko bw'isima cyangwa uruvange rwa beto oya ahubwo bishingira ku buhanga bw'umwubatsi uzi kwitegereza terre n'icyo inyubako ikwiriye urakaza neza mu kigo cy'ubwubatsi cya Messe Limited wihendwa n'abatari bo nitwe bubatsi bizewe kandi bashoboye mu Rwanda turi inzobere zaminurije kubaka tubikora ku biciro bitoya kandi turi mu rugaga rwemewe rw'abubatsi naho ubuhamya uzabuhabwa n'abo twubakiye mbere twatuje hasa no mu ngoro ibiro byacu biri i Kigali ku Muhima
duhamagare kuri 0783 96 663